Reka tubasuhuze mwese nk'uko bisanzwe tuzi yuko mukunda ubumenyi kandi muhora mwiteguye kunguka ubumenyi bushya uko bwije n'uko bukeye. Nk'uko bisanzwe rero turagarutse n'ubundi kugira ngo dufatanyirize hamwe kunguka ibyiza byinshi tuba twabateganyirije muri uyu munsi. Dufite umutumirwa rero nk'uko musanzwe mubimenyereye, reka tumusabe tumuhe ikaze atambuke, hanyuma ubundi aze abasuhuze abibwire. Ni karibu, tuguhaye ikaze, ni karibu cyane, twongeye kwakira hano iwacu. Murakoze cyane kutwakira, natwe turanezerewe. Bamwe rero bamaze kumumenyera, n'ubundi ni mwene data dusanzwe tuganira nawe uko bwije n'uko bukeye, ajya aduha ubumenyi butandukanye ku byaremwe, ku nyigisho zitandukanye ajya tugezaho, ariko n'ubundi duhorana abantu bashya, duhorana abakunzi b'ubumenyi, twunguka abakunzi b'ubumenyi uko bwije n'uko bukeye, tunabashimira yuko n'ubundi mujya mutugaragariza yuko ubumenyi tubasangiza bubagirira akamaro. Ongera rero ubasuhuze wibwire n'abatakuze. Ku mazina yanjye nitwa Tugane Yesu Rure Joseph. Yesu Rure, urakoze cyane kandi reka tugushimire kuba wongeye kuduha umwanya. Uyu munsi rero n'ubundi turongera tugaruke kuri ya ngingo yacu, ya nsanganyamatsiko yacu, kwigira ku byaremwe tukamenya icyo tubyigiraho n'icyo bitwigisha. Uyu munsi ugiye kutwigisha iki? Turiga menya byinshi utaruzi ku nyamaswa yitwa ipusi, nicyo bitwigisha. Inyamaswa yitwa ipusi nicyo itwigisha, imiterere yayo, imico yayo. Ntabwo ari biriya gusa, ntabwo Imana iba yarabishyizeho kuriya gusa, ahubwo muri Daniyeli yaranditse ngo n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Ubwo rero mu kwitegereza twigira kuri byose. Reka tuguhe ikaze, hanyuma utubwire ibyo dukeneye kungukira ku ipusi. Reka tubanze dusenge. Yego. Turagushimye, turaguhimbaje Imana ikomeye kubw'urukundo rwawe rwakomeje kubana natwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Tugiye kwiga ubumenyi ku byo waremye kugira ngo bitwigishe, udufashe abagiye kutwumva nabo bakurikirane, bitubere impama n'urugakiza bizatugeza mu ijuru. Tubisabe twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Yego, ngaho tubwire ipusi. Ipusi ubundi ni akanyamaswa gakunze kuba mu rugo, gafata imbeba zo mu rugo, ariko gafite imico yihariye yako. Yego. Katwigisha. Ubundi ipusi zirimo amoko menshi, ariko zirimo amoko agera kuri 40 kugeza kuri 70 ku isi. Buriya zirimo amoko menshi nazo. Nibyo. Twe tuzi ko hari ipusi yo mu rugo n'inturo. Zirimo amoko menshi, gusa turaza kureba ku mico zose zihuriyeho. Nico iyo mico itwigisha. Yego. Icya mbere, ipusi irangwa no kuba maso no kwitondera ibintu. Mu byikora iba maso kandi ikitondera ibintu. Ubona ituje cyane kako nkiri kwitegereza. Ubwo itwigisha kutihutira gufata imyanzuro, tukabanza gutekereza neza. Nibyo. Icyo kintu kandi nayo urabona kugira ngo izakore atake ibanza kwitonda cyane. Ibanza kwitonda. Hari n'ukuntu nyeganyeza amaso ukabona yabirinduye. Itanyeganyega. Ibishaka kwitonda ngo yata ku muhigo neza. Yego. Twigisha bidusaba kugira ngo ku gikorwa tugiye gukora tubanze tugitekerezaho neza, kuko ipusi banza kuzengurutsa amaso ikitonda mbere yuko ifata umuhigo iwucakira. Yego. Ku kindi ipusi twigisha cya kabiri ni uko ikunda isuku cyane, yanga umwanda. Muri iyi pusi mu bintu bibaho yanga umwanda. Nibyo. Ibyo bikatwigisha kugira isuku ku mubiri,
kugira isuku ku byambarwa, kugira isuku mu nzu iwawe, Yego. ibiryamirwa mu nzu aho utuye n'ahagukikije. yego Ibyo tukabyigira ku pusi kabisa. burya muri iriya kamere y'ipusi yo kugira isuku buriya niyo igiye kwibohora navuga ngo igiye irabanza igacukura. Ntabwo ipfa gufata ngo igiye kujugunya. Rero burya hari n'igihe abantu bavunika, hari igihe nigeze kumva leta ishishikariza abantu kubaka imisarani imeze neza, ifite isuku, iteye neza. Mu by'ukuri aba bantu ntabwo baba barize. Iyo baza kuba barigiye ku ipusi bakareba ukuntu itegura aho igiye kwibohorera, Yes. igacukura, yarangiza igataba, nyuma yo gutaba ikihumuriza ngo yumve yuko iyo abantu baza kuba barigiye ku ipusi mu by'ukuri baba bataragoye leta, kandi ahantu ubwiherero bwabo buri hakaba hafite isuku cyane. Nibyo rwose. Ikindi twigira ku ipusi, ikindi twigira ku ipusi ni uko irangwa n'ubwitonzi. Tugomba kurangwa n'ubwitonzi ndetse tukarangwa n'ituze mu bikorwa ibyo ari byo byose. Yego. Ntupfe guhubuka ngo wirukankire ibintu, ahubwo ugatekereza neza mbere yo gukora, ukagira urangwa n'ubwitonzi. yego, Ikindi ikunda gutembera ndetse no kugenzura ahiri. Ubwo bitwigisha, icyo bitwigisha ni ukwigira amatsiko no gushaka kumenya byinshi. kugira amatsiko no gushaka kumenya. Petero avuze ngo kwizera mu kumenya no kumenya. Connaissance. Kumenya. Ni ukuvuga ngo iyo ntabwo iginyirwa n'ubumenyi. Oya, iravuga ngo ishaka kunguka ubundi bumenyi kunguka kabisa. Wow. Biragoye rero yuko hari abantu bazi yuko ubumenyi bafite buhagije, nta bindi byakongeraho. Reka dushimire umusizi Jacques, yaratubwiye ngo ibyo uzi nibyo ariko si byo byo gusa. N'igitabo cyitwa intekerezo imico n'umuntu kiravuga ngo Imana ntabwo yatugeneye kubaho gusa, ngo tugeneye ko twagera ku rwego rwo hejuru ndetse rusumbyeho. Nibyo ko byanditse mu bumenyi. mu bumenyi. Abantu rero mudakunda ubumenyi, abantu mujya mwumva ibyo muzi bihagije, murutwa n'ipusi. Ikindi twakwigira, irangwa no kwigenga. Wow. Biranga ipusi irigenga, ntabwo ikenera gutegereza ko bayifasha ngo itegereze ngo ifashwe, ahubwo irigenga ikavuga ngo kiriya gikorwa ndakikorera kandi nkigereho, ndihigira kandi nibesha apana uko abandi babesha. Ntabwo ugomba kukunyerekeza aho ushaka hose. Kandi nibyo uzasanga mu rwa mbere rwa Timoteyo 5:8 ngo umuyobozi umukuru w'itorero agomba kuba azi gutunga nabi, kwibeshaho. Yego. Kwitunga, kwigira. Mbese igihugu kiravuga ngo twigire. Kwigira. Ipusi irigira. Irigira, ntabwo ikenera ngo abahandi. Yego byabaho wenda bayifasha, ariko hari icyabaye, hari impamvu. Ibyo bayifasha ni bike kuruta ibyo yifasha. Nibyo. Abantu rero nibigire, bagira icyo bigezaho, ubwenge bwabo shukombore bagira ikindi bakora. Yego. Mu gitabo nasomye cyitwa Adventist Home, haranditse ngo urugo rwa Gikristo, haravuga ngo hari ubwigenge bushimwa. Nta gisa nko kwibeshaho, ukitunga, ukamarisha amakene yawe imirimo iva mu mirimo y'amaboko yawe. Urakoze cyane. Imana ishimwe rero, ibyo nabyo rwose tubyungukira ku ipusi. Yego. Ikindi kiranga ipusi, iyo yamenye nyirayo iramukunda kandi ikamwizera. Nibyo. Icyo bitwigisha ni uguharanira kubaka icyizere n'urukundo hagati y'abantu. Yego. Tugashaka umubano, biriyavuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kweza. Tukabana n'abantu neza amahoro. Buriya iyo yamenye nyirayo no mu rugo ibahunga, iramukunda cyane. Yego. Wow.
ni ukuvuga ngo yo ifite ubushobozi bwo kumenya nyirayo cyane, ikamukunda ikamwumvira n'urugo rwayo ikarumenya. uzi ko bya bintu byanditse muri Yesaya ari byo, Imana ijya ibabazwa no kubona amatungo amenya ba sebuja, ngo ariko ngo abantu bo bakaba batazi Imana. Muri Yesaya igice cya mbere. Wow. Rero dukwiriye no kwigira ku ipusi tukamenya niba ipusi imenya sebuja, natwe tukaza tuzirikana iyaturemye, tukamenya ibyo ishaka. Ni gute utamenya ibyo Imana ishaka? Ikibazo. Kandi ipusi imenya ibyo sebuja ashaka. Mu bindi biranga ipusi ikunda ahantu hatuje kandi hari umutekano. Ibintu by'akavuyo karindi ipusi ntabwo ikunda kuyoba. Iba ahantu hatuje kandi hari umutekano. Yego. Natwe icyo bitwigisha mu buzima bwa buri munsi ni ugutekereza ku mutekano n'amahoro mu byo dukora. Wow. Aho ugiye gukorera hari umutekano, aho ugiye kubaka hari umutekano, aho unyuze hari umutekano. Buriya abantu bakunda n'igihugu kirimo umutekano. Umutekano ni wa mbere buriya mu byerekeranye no ku isi. Mu by'umuyobozi wese w'igihugu akora, buriya Imana inashaka ni ugushakira igihugu umutekano. Buriya iyo igihugu gifite umutekano kigera kuri byinshi. N'umutekano nawe rero mu byo ukora aho uri urakenewe. Yego. Ikindi twigira ku ipusi, iyo ipusi iri mu kaga irarwana cyangwa igahunga. Ni ibintu bibiri. Iyo uhuye n'inyamaswa y'inkazi irarwana cyangwa igahunga, ni ibintu bibiri. Kurwana no guhunga, nta guterana amagambo ngo ibaho ngaho. Ibi bitwigisha iki? Bitwigisha guhangana n'ibibazo, wabona byanze ukarekura ukaja mu bita panagurana ikibazo gukiriwemo gutesha ishuri, uhamagara abahe n'abahe. Niho abantu bajya bakaguha ibibazo 30 urakora. Ikibazo cya mbere kikagutesha umutwe kandi ubwo hasi hari ibindi urakora kandi ubwo iminota igize ite irimo kugenda. Nibaza gufata ama exam ubwo wireba kuri cya kintu kandi gifite amanota 2 ari ibindi bifite 5. Ni ukuvuga ngo ufite iminota 15 yo urangije gukora, iminota 10 uyimaze ku kibazo kimwe cyakunaniye, iminota 5 iminota isigaye ubuze umwanya wo gukora ibibazo 9 wari gukora neza kandi byihuse. Iminota yose imariye ku kibazo kimwe cyagize gute cyakunaniye. Bivuze ngo muri buno buzima hari ibindi bishoboka. Hari bishoboka, ngibi ibintu bimwe bikunaniye wihata. Pusi rero irarwana igahangana n'ibibazo n'indi nyama iri kwibonye byanzira rekurika ikavuga iti no, iki ntabwo ndahangana n'ibibazo. Namwe rero mudukurikiye iki kintu mukigire ku ipusi, hari igihe ibyo ushaka kugeraho ibindi hari imigisha myinshi iri inyuma utazigera ugeraho utaretse ibyo ngibyo bya uhozaho intekerezo, ayo mateka mabi yakuranze, uhora ubabazwa nayo, uhora wihebeshejwe nayo. Hindura page, hari ibindi byinshi Imana yakugeneye. Ibyo rwose. Yego. Ifite ubwitonzi mu kugendagenda neza. Igenda n'ubwitonzi. Nibyo byazayirebe mu rugo. Ntabwo ihubuka, igenda neza yitonze. Mu kwitonda kwayo igaragaza ubwitonzi n'ubwenge. Icyo bitwigisha ni ukudahubuka mu rugendo rw'ubuzima. Yego. Uhubuke. Kugenda urugendo ukitonda, wigera hari igihe uhubuka bikazagupfana. Urugero mu bwa adolescent mu myaka 11 ugeza ku myaka 19 hagati aho ni imyaka mibi ku bana. Aho ni abana 19 niho bapfira. Ibyo wakoreye bigukurikirana ugeze muri umukecuru n'umusaza, bakagutereramo inda ukamura umujyi, ntugire icyo mara. Muri iyo myaka niho abana bapfira.
ntuhubuke mu rugendo rw'ubuzima, kuko ushobora kuhapfira ubuzima bwawe bukaburarangira byiteka. Bagusengereye indazi n'imbada bakagutera inda, imbada za 500 ubuzima bwawe burangira uwo munsi ku mbada z'igihumbi nawe wari ufite mu mufuka, ugakurura imyotsi 2 ubwo ukabura butwitse byiteka, ukanyura umugi bikaba birarangira, kugira ngo bakwemere nawe ngo uri umuntu usobanutse, nguru umujama nawe ugatwika ubwonko, ubuzima bwaburangira. Mu rugendo rw'ubuzima, ubuzima ni igishoro gikomeye cyane. Buriya turadutambwe twipusi kurigenda yitunze ikagenda gukandagira, nawe genzura neza buri cyo ugiye gukora, ujye utekereza kabiri urebe ingaruka kizagira byiteka. Urakoze cyane. Ikindi twigira ku ibyo ikunda ibigaragaza mu buryo butuje. Yego. Ubwo bidusaba kugaragaza amarangamutima mu rugero rwiza. Wow. Ni byiza. Hari ikintu nakunze, ntugafate umwanzuro wishimye cyane cyangwa ubabaye cyane. Yego. Wishimye cyane ujye witondera kuvuga, ubabaye cyane ujye witondera kuvuga. Nibyo. Tujye tugaragaza amarangamutima hehe mu rugero. Ubwo ho mu tuntu tune dukomeye ipusi yatwigisha tukiri hano. Icya mbere ni ukuba maso. Kuba maso. Yego. Ubwo kuba maso kwacu ni ugusenga, ni ukwiga ijambo ry'Imana no gukora. Yego. Icya kabiri ni ugukunda isuku. Gatatu ni ukwigenga, ukagira icyo wigiraho, uri umuntu w'umugabo ugatunga abawe, uri umuntu w'umusore ukavuga utiriga nanjye ndakazi ngiye kuzana umukobwa, ariko nanjye mfite ihene, mfite inzu. Mbese nawe akavuga ati ufite akantu kawe tu. Icya kane ni ukuba mu mahoro. Ikindi ni ukwiharana ubutware. Ni ukuvuga ngo ntabwo upfa kuyimenyera. Ishobora guhangana n'igisimba kirusha amaboko kandi kinini. Kandi kinini. Bivuze ngo natwe mu by'ubuzima busanzwe tugomba kwiga guhangana n'ibigeragezo, naho byaba bikomeye tugahangana, uko cyaba kingana kose, uko cyaba kiremereye kose. Ipusi ntitinya igisimba. Hari akavideo nabonye irimo guhangara idubu. Hari ipusi karayisimbukira mu maso, idubu irirukanka kandi ari agapusi. Irarwana n'iya ipusi. Arwana n'iya mbere. Kudatinya ibigeragezo. Uko byaba bimeze kose hangana nabyo. Gucibwa intege n'ikigeragezo uba uruswe n'ipusi cyane rwose. Pusi hangana n'ikinyamaswa naho cyaba ari kinini. Yego. Hangana n'ibigeragezo, izara yikutesha umutu wivuga ngo kirananiye ngiye kuyahura, urugo rurananiye ngo abana barananiye ngo ngiye kunywa umuti wa tiyoda ngo mfi. Ubwo se umuturanyi agutesheje umutwe, ugiye kunywa umuti wa kiyoda upfe, uri wagutamuhaye usubije si ikibazo, umuhaye insinzi ahubwo ntiyagushakaga none umufashije kuva mu nzira. Ifite byinshi twigisha. Ikindi twigisha, itwigisha kuba yishimira gusinzira neza. Ipusi irasinzira neza cyane karuhuka. Ubwo ni ukugira igihe cyo gusoma, gukora, ariko no kuruhuka ukabiha umwanya. Amasaha 8 karuhuka cyangwa 7. 3:30 n'igice ukaba wageze mu buriri 10:00 ukabyuka. Nibyo. Ugasinzira neza rwose. Ni ukuvuga ngo ipusi izi akamaro k'ibitotsi irakaze. Ubwo mu gihe abantu barakora bakigira 6 bagikora z'ijoro, saa 7 bagikora akaryama amasaha 2. Ejo bundi ngo imitsi y'ubwonko yaturitse. Byiza. Stroke. Rero urumva yuko ipusi tugomba kwigiraho byinshi, no kugira umwanya wo gukora, tukagira n'umwanya wo kuruhuka. Ipusi rwose ndumva dufite byinshi byo kwigiraho. Ndijya yibagirwa aho igiye. Ipusi ntabwo yibagirwa ngo focus intego. Igira intego ngo ngiya akaba araho. Bese usiko twise ku kinyugunyugu. Yego.
ikinyugunyugu nta ntego kigira. ipusi ntabwo ivuga ngo aha niba ifashe ngo ngiye hariya muri uriya mwobo naho ngaho. abantu rero aravuga ngo ngiye mu isoko, kumva ngo yagera hirya bari kumwe akaja kwicaramo bamutumye ngo shazana ibyo kurya yaje guhinga, yagira hirya kumva inkuru kandi ubwo afite abakozi arakorana nabo. Yego, yagira hirya ati nsanze aho bari gukina, reka nirebere umupira n'isuka. ubwo nta ntego ugira. Ipusi ntijya yibagirwa aho igiye ifata, igira focus intego y'ibyo ishaka kugeraho. Bitwigisha gufata amasomo mu byahise no kudasubira mu makosa twakoze, kandi tukagira intego y'ibyo dushaka kugeraho. Ibyo ugiye mu bigiye dusiga ibiri inyuma tugasingira ibiri imbere. Hari amagambo meza nakunze ngo umuntu utazi ahagiye ngo ahageze hose aragira ngo asohoye naho ngo yaragiye. Ubwo rero ipusi yo wapi ntabwo igivuga ngo ahangaha ngo ndahageze ngo bimeze gute ngo reka ndebe ngo abantu barimo gushwana ikabanza igahurura. Oya, ahigiye haba ari aho ngaho. Yego, ikindi twigira ku ipusi nuko itwigisha kubihorana ishyaka ryo gufata inyamaswa. Ifite ubushake bwo gukora, nta bunebwe. Gufata ikavuga iti iriya nyamaswa ndayifata kandi nyicakira. Ishyaka ryo gufata inyamaswa bidusaba no kudutoza umurava no kudacika intege ku nshingano. Yego, niba igiye gufata inyamaswa imbeba irayicakira ifite ngo niyo ntego ngiye. Ntibugiye ku murimo wawe ukorane umurimo wose werekeje amaboko, ukorana umwete. Wigiramo ngo uri muri telefone, wigiramo ngo uri kubara inkuru, wigiramo ngo niba ugiye mu bintu, niba ugiye kurya. Buriya abantu baje bakora ibintu agiye kurya ari muri telefone, ari muri telefone ari gutelefone, ari kuri YouTube ari mu kurya. Ubwo imirimo ibiri urumva arayikora. Umurimo umwe ukore, niba ugeze kuri YouTube ija muri ibyo, niba ugeze kukurya kora icyo. Ntabwo ipusi iya igira imirimo icyo kintu nicyo ifokasingaho. Nibyo. Ikindi twigira ku ipusi ikindi twigira ku ipusi ni ihorana ubuhanga bwo gutegura intambwe. Igenda buhoro yitonze, irategura. Itwigisha gutegura ejo heza no gukora ibintu bifite gahunda. Nibyo. Ntabwo igipfa guhubuka ikora ibintu ihubutse, ahubwo yo irategura. Ikindi kuba itagira ubwoba bw'uyirwanya. Ntabwo itinya. Iyo bigenze nabi yirwanaho. Icyo bitwigisha bidutoza kwihagararaho mu kuri igihe turi mu bibazo. Yego, tukihagararaho. Yego, uramutse uri mu kuri bigusaba ko icyo kibazo uhangana nacyo ihagarareho, uhagarare ushikame ku kuri. Niba ari ibibazo ubihagararemo ushikame. Niba wagize ibibazo nabyo wifate, wigira hirya ngo ibibazo birananiye ugenda muri karitse. Oya, ihagarareho. Bamenye ko niba hari ibibazo wagiranye no mu rugo nubwo byabaho, wibitura abantu ku kazi. Ihagarareho, wifate. Niba byabaye muzabikemure, ariko ntabwo uzabitura abandi. Ipusi ijya yihagararaho ahantu kose. Rero numva ni byinshi cyane twakwigira ku ipusi. Yego. Urakoze cyane. Murumva rero ipusi koko ifite byinshi byo kwigirwaho. Ese wowe ibyo uyungukiye wari ubizi? Reka dushima Imana rero yaduteguriye aya masomo yo kwigira ku byaremwe. Byose bibereyeho kutugirira akamaro, byose bibereyeho kutwigisha kugira ngo dukuremo inama, dukuremo ubwenge bwadushoboza kuba mu isi neza, tugahesha Imana icyubahiro, tukigirira akamaro, tukagirira isi, ndetse tukazabona n'ubugingo bw'iteka. Reka tubashimire rero, nawe tugushimire. Wakoze cyane. Murakoze cyane. Wakoze cyane. Imana iguhumugisha. Reka rero tuvuge ngo nakagaruka nukunguka ubumenyi no gusangira ubumenyi. Zana ubwawe nanjye nzana ubwanjye, hanyuma dufatanyiriza hamwe twunguka ubumenyi. Muri bose harimo byose. Reka tubabwire ngo nakagaruka. Murakoze.